Mberekana none Padiri Innocent Dushimiyimana imyaka 25. Mbereke Padiri Theophile Twizerimana imyaka 25. Nkabereka Padiri Jean Pierre Nsabimana nawe ufite imyaka 25, akaba ari na provincial w'abapalotin. Nkagira ngo mbereke abadiyakoni babuhawe, muhaguruke mwese tubashimire. Abapadiri bashya namwe muhaguruke tubashimire. Yubile rero ni y'abapadiri twese, nubwo hari abo twashyize imbere. Twese abapadiri baje muri ibi birori muhaguruke twese twishime kubera uyu munsi. Abihaye Imana namwe muhaguruke kugira ngo tubishimire. N'abakristo mwese muri rusange turabashimiye uko mwitabiriye ibi birori. Ngeze kuri ruhande rw'abashyitsi, abayobozi mu nzego bwite za leta, ndagira ngo mbereke State Minister muri Ministeri ya Siporo, Honorable Ngarambe Rwego Emmanuel, ahaguruke abasuhuze. Deya wacu wa Nyarugenge District Ingangare Alexis, nahaguruke abasuhuze. Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage nawe ahaguruke abasuhuze. Hari umuyobozi nshingwabikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta Madame Angelina Muganza, ahaguruke abasuhuze. Hari umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Muhima Madame Uwamwiza Marie Chantal, nawe ahaguruke abasuhuze. Hari uhagarariye Eglise Orthodoxe mu Rwanda, nawe yahaguruka akadusuhuza.